Yesu ashimwe. Ndabasubije mwese mugira amahoro y'umwami Imana itanga. Uyu ni umwanya mwiza tubonye kugira ngo tuganire kandi ku ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye ko ari wowe tubashisha, ari udushoboza. Ijambo ryawe tugiye kuganira ritugire umumaro kandi ridufashe, rituyobore, ridushyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi nashimye yuko turi buganire mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 4 umurongo wa 32. Turaza gusimuka tusome na 34. Haranditse ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese kuvuga ko bahuzaga umutima n'inama, guhuza umutima n'inama, umuntu ahita asobanukirwa neza cyangwa yumva neza icyo ari cyo. Ikindi bati kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose bagiraga bate? Barabisangiraga. Ni ikintu gikomeye, guhuza umutima, guhuza inama, ntugire ubwiko ku kintu, ahubwo byose mukagira mute? Mukabisangira. Tubanze tuganire kuri iki gice cyangwa se iri jambo. Iyo tuvuze ngo guhuza umutima cyangwa guhuza inama, ugafata iby'icyo gihe ukabihuza n'iby'iki gihe, ari nkawe watanga amanota angahe? Ikiribure. Dufate bavuze ngo ni abizeye bose, sans limite, nta mipaka. Iyo bavuze bose, bitandukanye na babigishwa cyangwa za ntumwa 12 tujya tuvuga za Yesu. Ni abizeye ubutumwa bwiza bose, sans limite, nta mipaka. Noneho kuvuga ngo bose, n'umwana arimo w'imyaka 12 wizeye, n'umubyeyi arimo, n'umukecuru arimo, n'umusore n'umusaza, bose barimo, ntawe bakuyemo. Bose bagiraga bate? Barasangiraga. Ngo bose bahuzaga umutima. Sinicyabasha guhuza umutima. Bahuzaga inama. Umuntu ahita bihuza n'iby'iki gihe. Ntarabwiye ngo mu bakote, ariko numushaka mu nabakote. Iyo urebye muri iki gihe, abana bashaka kuba barimo baganira ijambo akanya, mutaranasohoka ugahita uryumvira hakurya iriya. Aho umuntu ashaka kuba, aho yakwishimiye kuba mwene se atera imbere, ahubwo akagenda akajya kumusebya, amuseberaza mu byongorano, bikazamugeraho ari nk'inkota imujomba mu mutima, kugeza ubwo abantu bamwe batakinavuga. Bati jyewe jomote, ntacyo mvuga kuko hari kanaka ari naba kanaka, you never know. Mufate umuntu. Guhuza inama, ku buryo dushobora kuvuga tuti tuganiriye ibi, please don't say anything. Ntimubwire undi muntu utari muri twebwe, nta makuru agomba kumenya. Guhuza inama, ntabwo barimo bavuga ibintu bizima, ntabwo babaga barimo bagambanira leta, ntabwo babaga bagambanira abandi. Babaga bumvikanye uburyo bagomba kwitwara muri urwo rugendo, muri iyo gahunda nziza bari barahisemo yo kubaha no kugendera mu mahame y'umwami w'abacunguye. Ariko noneho reka twibaze, kutagira ubwiko ku kintu ubundi byabaga bisobanuye iki? Nuko mu nyigisho za Yesu ahantu hose muzareba, muzasoma, muzasanga ati bahuzwa no kujya gute? No kumanyagura iki? Imitsima bagasangira. Na Yesu yaravuze ati tumuzane, amanyagura ati mwakire, nimurye, nimugire mute. Niyo yabasanga ku nyanja ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya, ati nimutere urushundura hariya muraro. Bwa Yesu byose bisangira. Noneho hakabaho n'ikindi kintu cyo kwibaza ngo ese kuki byose babisangiraga? Ubuzima bwanjye nibwo bwawe,
icyerekezo cyanjye nicyo cyawe. Kuki wajya gusufura ku buryo ushobora guhangayika kandi njye mfite ibinsagutse? Nshuti bakunzi ba Huguka Official, muraho neza? Yesu nashimwe. Uyu munsi nashatse ko tuganira cyane cyane ku bintu bihereranye n'abaririmbyi n'imiririmbire mu itorero. Hari igihe usanga abantu bavuga bati kuririmba ni impano, Imana yaduhaye impano, tugomba kuririmba nyine, cyangwa abandi bakavuga bati tuzaririmba gutya kubera ko niko bimeze, ntaho nibonye, ariko mureke dusenge ubundi mbabwire icyatumye nterura iki kiganiro. Muri uwo mwaka nyine nakerejwemo wa 92, ni nawo mwaka nahise njya no muri korali ntangira kuba umuririmbyi. Hari ibintu natekereje nkwiye kujyaho inama. Umuntu arabyuka akavuga ati ndumva Imana impatira cyangwa impaye umuhamagaro wo kuza muri korali. Twese turabyishimira ko tugiye kunguka umubare w'abantu. Umuntu akavuga ati ndumva umwuka rwose ampata. Arampata kubera ko mwangiriye neza, mwarandirimbiye, mwaramfashije mu bukwe, mwagize gutya, cyagiye nararwaye muransura kwa muganga, cyagiye nagize gute, none ndumva rwose nanjye icyo nabitura ari ukuza muri korali. Undi akavuga ati narabarebye, nakunze kubareba muririmba neza, nagiye natendinga amateraniro yose ndeba ukuntu muririmba neza, mufite imihimbire myiza itomoye imeze neza, ndabashima, numva nkwiye kubajyamo. Undi ati igihe nari umuterankunga cyangwa umufatanyabikorwa, ariko ndumva hageze rwose ko iki gihe kirangira nkinjira muri korali. Yinjiye muri korali nibyo, ariko kwinjira muri korali ni kimwe, ariko n'ubumenyi azanye ni ikindi, n'umwanya afite ni ikindi, input azanye cyangwa se ikintu gishya azanye, reka tukirebe. Abenshi ndetse usanga mu makorali yacu binjira ibintu byo kujya kwirirwa ubaza ngo azi kuririmba neza, no, azagenda abimenya, natwe ntitwaje tubizi, ejo azarimenya, azagenda arisobanukirwa uko agiye aririmba. Amarepetisiyo, hari utuntu dutandukanye, hari imyitozo ushobora kwikoresha. Ndibuka hari igihe twese kujya muri studio baradusereza bati nta muntu upfa kuririmba ataritoje, atarakoze mu muhogo. Atunywa akaji k'indimu, ukagira ukuntu ukora nk'imyitozo buri gitondo, nimugoroba gutyo, ati kandi ukirinda ibintu by'amaji, ukirinda ibintu by'amasukari, ukirinda ibintu bishobora gutuma afatana, kandi niba ugize ukore ku buryo ijwi ryawe cyangwa corde vocale zifunguka, hano mu muhogo hagafunguka. Abandi baragenda bakajya mu mashuri, cyangwa se bakaba barasetinze uburyo bazajya bigisha umuziki cyangwa se imiririmbire. Nahoze nibaza kuki abantu bajya mu bintu batabizi kandi ntibashaka no kubimenya. Bose ntabwo bazajya muri ekole y'ishuri ry'umuziki, ntibazajya no kwiga mu ishuri ribigisha kuririmba. Ariko se ingorane ziba zihari ni ukuvuga ngo njyewe rero sinzi kuririmba, ariko nta n'umwanya mfite, muzafata uko mumbonye. Ariko ibi ntabwo ari byo. Abantu njye nashishikazwa nuko cyangwa nakonseye yuko hashyirwaho amashuri cyangwa uburyo bwo kwigisha, ariko niba budashyizweho batora abadirija bashoboye kwigisha aya majwi, izi note, n'ukuryo umuntu azataka. Ukajya kubona ukabona mikoro arangije kuririmba ahise ayirambika hasi, n'ibigozi n'iki, ayirambitse hasi, mu kanya umuntu azayiterure ashyira hano ku munwa, hari n'igongana n'umunwa neza neza, n'umwuka n'impumu byose. Uzi ko umwuka uba urimo amazi y'amacandwe, bikagenda bihura na cya gitaka cyari kuri mikorofone cyangwa wa mwanda, ubwo otomatiko murumva haraza kuba ikintu cy'ibibazo mu myanya y'ubuhumekero. Utari bizakugiraho ingaruka. Kuki abantu batakwiga gufata mikoro bakayishyira kuri stand, bagakora stand zabugeneye bakazishingaho, cyangwa se bakazirambika ku meza. Ariko bibaze gukora indirimbo urimo uraririmba warangiza ugashyira hasi,
undi agaterura ntiyanahanaguye agapfa gutya. Abandi bakwiye kubigisha, hari ibyo nagiye mbona ukabona mikoro ka kagozi gashingutsemo usiganya ikirindi, yarangiza ntazi no kongera kukisubirizamo kandi ni umuririmbyi uyoboye ijwi. Abantu ntabwo bashobora kubigisha gufata kiriya cyo hejuru cya mikoro nyirizina ngo wongere ujombemo cyangwa ushyiremo ka kagozi. Umuririmbyi uyoboye ijwi ntabwo yagakwiye kuba ategereza abazaturuka hariya mu iteraniro cyangwa kuri tekinike ngo baze kukamusubirizamo. Yesu ashimwe. Nanjye gushima Imana impaye uburyo bwo kugira ngo tuganire kandi duhure uyu munsi w'umugisha ibitugeneye. Hari ukuntu abantu bumva ari ibisanzwe ariko n'Imana iba ibikoze. Ni umwanya rero mwiza wo kugira ngo tuganire ku cyo Imana ishaka kuri twebwe. Reka dusenge ubundi tubone gukomeza. Mwana turagushimiye mu izina rya Yesu, umwanya uduhaye ni umugisha ukomeye. Reka rero mu ijambo ryawe tuganira turisobanukirwe, turyumve neza kandi ritugirire umumaro. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice 24. Turaza gusoma umurongo wa 6, igice cya 24 cya Matayo, tugere ku murongo wa 8. Matayo 24 umurongo wa 6 haravuga ngo iki? Haranditse ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'umurongo wa 7, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Reka dusome 12. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Amen. Noneho rero hari aho Yesu ageraho akavuga ati rero nimubona ibyo bintu byose bisohoye, muzararame mutumbire murebe mu ijuru. Kubera iki Yesu avuga ngo abantu bazararame, bazasenge, bazararame barebe mu ijuru? Nidushaka duhuze na cya gihe ajya ku musozi w'imizeti cyangwa i Getsemani, kubera ko ibintu byarahindaga bikomeye, benda kumwica, abigishwa benda gusigara bonyine, benda gutatana, ati let's pray, reka tugende turarame turebe mu ijuru tuyibwire. Ubundi hari ibintu akenshi abantu bajya bavuga ngo kutabwira Imana ikibazo ufite ni amakosa. Hari ikibazo abantu bakunda kwibaza, kubera iki ubundi umuntu iyo ageze mu kaga adakunda gusenga? ngo nuko ubundi ngo nta umuntu ngo kenshi ngo hari igihe ngo wagezweho ngo ntabwo ngo ugire imbaraga zo gusenga. Ariko isomye mu gitabo cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 21 umurongo wa 28, haravuga ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame, mwubure imitwe yanyu, ko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Uvuga ngo nibitangira kubaho, za mpuha z'intambara nizitangira kuza, za ntambara niziba, bya bindi by'urukundo rwa benshi rwatangiye gukonja, s'il vous plaît, muzararame, muzafate umwanya musenge. Ariko iyo arimo yigisha abantu mbere yuko ajya mu ijoro, asubira mu ijoro, akavuga ngo muzararame, ibyo nibibegera, nimubyumva, nimwumva byabaye cyangwa biri hafi,
muzararame. Ni nko kubwira abagenzi ngo nyabuna ntimuzarangare, kurangara ni amakosa. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa ati rero za ntumwa ze ati nyamara barakubita umwungeri intama zigire gute zitatane. Ashobora kuba yabigishe ntibumva, ariko arimo arabereka icyenda kuba. Nimusenge, nimusenge, mube maso musenge, kuko ibigusha n'ibyoshya abantu birabagose. Hano uzumva ibintu byose, ariko ngo uko bizajya bigenda byiyongera n'ibindi byitugatuga, please look up, reba ku Mana, hanyuma wibwire uti ni wowe ugenga byose n'utegeka byose, izakugera neza. Mwakoze rero, Imana ibahe umugisha. Mana turagushimiye, niwe Mana yacu, niwe tubanza, niwe tubona byose. Ureke tukugire umugisha, ureke buri wese azirikane guhamagarwa bwe, azirikane n'inshingano ze mu isi, kandi abe umuhesha w'umugisha ku baturanyi no ku bandi bose. Dukomeze gufashwa n'Imana kandi tuyoborwa nayo, kandi dukomeze kugenda nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Imana nibahe umugisha.